eruka ko twakomoje ku mukozi w'Imana wikoreye ubukwe Pastor Mutesi ngo agene ko yitwa ndimo kumuvugira bari muramushaka wiki abantu banyatatse ngo se ngo kumuvugira ngo uri umuvugizi we nanjye nkabase mwe kumuvuga mushinzwe kumuvuga ariko baba baravugaga ngo yararengereye ate nuko naberega tuba tutazi ibyabo mu kanya narindi kugenda nyuza amaso muri komenti mbere ko dukora umuntu anyoherereza utuntu arambwira ngo ejo mwavuze ibintu mushobora kuba mwaravuze ibintu mutabonye impande zombi fase impande zombi ko twebwe turi kugenda twibwira abantu amakuru izo mpande zo ko tutazijyamo mwaka byarabwe ariko aravuga ngo Mutesi ngo hari ijwi rye ngo yatinyutse ari umukozi w'Imana ngo abwira undi mukozi w'Imana ari n'umugore mugenzi we ngo ni ingegera ngo umugore wanzahuke bana konya kwigendera nzahuke nanjye ibyo nabyumvise base hasa amatiko avutse nushaka muri amatiko abantu babireke ngo yavuze ngo uruva ngo yari yaramuhaye pasi Pastor Mutesi yarahaye pasi umugore wanzahuke ko biguzekeje umukozi w'Imana yahaye pasi umugore w'umukozi w'Imana nawe rega ni mama pasteur harya nawe ni mama pasteur mama pasteur harya mpamvu mama pasteur nuko umugabo ari pasteur atakiri hose nta amavuta araba yaragiye aguma ari pasteur oya ashaka ko ari ba civilian wenda oya asa amavuta umugabo yarayajyanye ko yajyanye aye wenda okay ntacyo kambyumve gute mama pasteur nawe yaramupashe umva nta mugabo tuzi afite nta mugabo uzwi afite kuko yarafite yaragiye kandi ubwo muzatandukanwa n'urupfu biba birangiye ugushaka gushaka handi umukozi w'Imana abantu babyemera ko yakabasha yashaka da nese uburenganzira bwe amategeko y'abantu ari bimwemerera n'amategeko y'Imana ari bimwemerera ikibintu gushaka undakiriwe ariko ngo yakaba yagumaho nyine kubera ari umukozi ni ibitekerezo by'abantu nyine abo bantu bihorere ngo amukubita pasi ariko ngo mukubita pasi barakundana iyo pasi yahise ikundana na mama nzahuke banagera rwose kure bumvikana ku bana bumvikana n'igihe cy'ubukwe bajyaga bahura se hari udufoto yaje i Kigali bahuye yagiye kumwakira ku kibuga cy'indege kisekeje ubwo niki yego sawa mu guhura rero nyuma ngo umugore mama pasiteri agashaka amafaranga kuri fiance bitwaye iki icyo nicyo cyaba muri se fiance aguhaye inoti bitwaye iki uyamusabye se bitwaye cyangwa se nawe uyamuhaye bitwaye iki urukundo se rugiye kuba ubucuruzi kandi oya nase yabwiye kugira ngo nzakundane manzi ngure oya ariko yamuturaga ibibazo akamubwira shida za duniya urukundo rwose ya nase niba bakundana yaraje ni Kigali kumureba iminsi bamaranye ntayo nzi naho bari ntawo nzi akabwira ati rero urabona nkatira ku mafaranga ufite umweho yene bari kibazo mbibonamo ngiye kugeza kuri uyu munota ahubwo ikibazo ni kukibona kwa mututse kaba ni ingegera guteze ngo ashaka kurya amafaranga y'abandi bandeze ngo ashaka kurya amafaranga y'umukozi w'Imana yasheriwe ariko ahubwo nge nakubonye wamaze iminota 40-45 wikonsantre uri kumva ijwi rinini pe sanga ngo nibyo wumvaga ariko utekereza umugabo yarari kuvugana uyu mugabo witwa ngo izina ryerekana we kurivuga kuryo ntago rikunze kuza muri media wenda haza wenda kwinjira akunu umugabo nyine sheri wanzaho mama nzaho aba ngo yo hakurye mu bihugu bya state baravuganye kuri telefone iminota irenga 40 urumva ara muri coding nabyo byo kugaya ibyo ndicyo mbitangaya cyane ntangi umuntu ndi codinga rwose ubundi codingira iki bari bakuri codinga nabizi se cyagose aramwavuganye bakuri codinga ni bawe arangije we yateruye cya kiganiro cyose bagita hanze bavuganaga iki ayo niyo ushaka kumenya ngiye ayo niyo ushaka kumenya mama pasiteri yamubwiraga uburyo
umugabo we akimara gupfa ubuzima bwahindutse, yacuruza agahomba, birumvikana, abana ni benshi, satani yabizamo nawe, za nzahuke zahabaga ngo ziri ibi biryo, ziri ibi nkweto, ziri ibi myambaro, ibyo yagerageje gukora abantu ngo babitega iminsi bigahomba, atari ko ngo nabonye akantu nakora, atari ko nta mafaranga mfite, ati mbabara umpa amafaranga. Umugabo ati se wagiye muri za bya bimina, nimba ari ibimina ngo ya gurupe, ati hariya nta na miliyoni 2 zavamo, kandi hama abantu bavuga sinakwakamo amafaranga. Kandi urumva ko kera yivuga kindi kuna meze neza Uwiteka yamurambura ibiganza, abantu babacawe ko twishongoraho, urumva ntabwo yajya kuvuga ati rero munsunikire ku gafaranga, bate none abayate. Ati kandi mu rugo mfite umusekirite urinda imodoka, ati hana abajura niba bicyana imodoka yanjye sinakinga, nta muzamu bayiba, ati ibyo byose binkuraho nkabura amafaranga. Umugabo ati se wabanza nkaza nkafata irembo, ati waretse ibyo bintu nkazabigusubizaho, wabyumviye? Nabyiyumviye. Ati se kuki utansubiza nonaha, ibyo bintu ni ibintu uzajya gutekereza. Ati waretse nkazagusubiza mu cyumweru gitaha. Ati giye numva nafata irembo ahubwo mu cyumweru gitaha. Ato ya reka tuzabanze tubisengere. Umugabo ati se tubisengere tubisaba Imana, tubiyirindisha ko byakunze, tuyereka urwo rugendo tugiye gukora rwo kubana tugira dute. Ati reka tubirindisha Imana, noneho Imana ikizadusubiza nzakubwira. Umugabo atumva rero ngiye nkubwire, we nari buzakuzana aha ngaha tugashaka amafaranga n'abana, wowe urishakira amafaranga ngo ujya gukoresha i Kigali. Ayo mafaranga nayo iki? Ati ko nsigaye mbona wagira ngo nta nubwo uri proud yanjye, ntabwo nyishimiye, ntabwo nyuzwe nanjye. Aho rero niho umugabo kube yagiye kubwira uwamuhaye pasi, ati umuntu wampaye arashaka ifaranga ntariho si umuntu. Aho rero niho Pasiteri Mutesi nawe yaziye. Ati ninde wabishyize hanze? Ni Pasiteri Mutesi n'uwo mugabo ninde? Ese biri hanze ubu ninde wabizanye? Byageze hanze hamfite. Uko byagende kose ntago ari madame Nzahuye. Oya, ese yakwishyira ku karubanda. Ntabwo yakwishyira ku karubanda. Ubwo ni hagati yabo babiri wenda wamwiyumviyemo mama Nzahuke arimo kuvuga nawe, arangije aranavuga. Umugabo yamubaje ati cyangwa ntabwo kikumbura ibintu? Ibikize ibintu ntabwo agikumbura umugabo. Aravuga ati se, ati gihe hari n'igihe numva nkumbuye umugabo nkinyabya nkoga amazi akonje kugira ngo nturishe umubiri. Atari ko nkibaza se ko nanjye ndi umuntu, ibyo bintu nzabibamo kugera mu myaka 50. Nzahoga amazi akonje kugera ryari? Ariko ibibera i Kigali kabisa. Ati se none ikintu gitangaje muri ibyo byose, ati ntiwibuka ko wambwiraga ngo ubukwe tubishyire mu kwa 8, nkakwibwirana ubukwe tubuzane mu kwa 3 hafi. Ati ubwo ikimenyetso kitari icyo cy'urukundo ni ikihe? Ari umugabo, umugore we yashakaga ko buza mu kwa 3. Abantu bakibaza ko afite abana 3, ibyo abagabo yabyihoreye aho bazajya kumubabaza. Abagabo si bose barababaza, nta mugabo ubigisubizo mu buzima bw'umuntu. None se niba umubiri ubyanga akimenagura ibyo bizi byo muri frigo bikonje, azabyimenaho kugera ryari? Bizajya isi bizi ntibihari. Yashatse umugabo se nyine uzajya akemura ikibazo, bagafatanya bagakemurirana ikibazo. Buriya ni ikibazo gikomeye icyo ngicyo, ahubwo abantu barimo kumwinjirira bazamuyobya.